amen. Some ijambo ry'Imana hanyuma twumve sasa korali zingahe sigaye 12 enye oya ne enye 11 ajya muri korali rikoresha iminota ingana 6 umunatwe turakoresha 6 none se kubera iki twebwe atwereka dukubite tubangura kugira ngo abaririmbyi banditseho hanyuma twumve byose byateganyijwe hatagira icyo nonekara ariko ni ukuri ufite igitaramo cyiza ni ukuri yagiye kuvuga ngo mwagiye mwiherera ibintu byiza ariko twagiye tumenya amakuru y'uko mugenda mugira ukwezi muharira minisiteri ukwezi mukaba mwaraguhariye minisiteri y'abaririmbyi biragaragara ko bose mufite intego nziza ariko cyane cyane abakozi b'Imana kuba mwaramenya ibanga yo gushyira imbaraga mu baririmbyi ubundi ushaka umusaruro nta handi ni mu baririmbyi kuko abaririmbyi ingabo ziba nagiye kuvuga ngo nimbangukiragutabara ko bimeze nimbangukiragutabara barashabuka bakunda burigomba reka dusome rero ubundi twongere kuri iri mwene data maze gusoma byo kuzana ubwami bw'Imana kandi ubwami bw'Imana biravuga ntabwo buri kure y'umuntu ntabwo buri kure y'umuntu wese ubwami bw'Imana buri muri twebwe buri muri jye buri muri mwe ariko nanone ubwami bw'Imana twebwe dutuma kugira imbaraga sibyo dutuma kugira imbaraga cyangwa se ngo ku munyambaraga zigaragaza nk'iki umunyembaraga no ngo w'ikigori cyangwa se ugoramye n'abiyurerekana muri ubwo buryo rero Imana umugisha ko ubwami bw'Imana mwabo buhagurukanye n'imbaraga ubushyizemo imbaraga ubwami bwawe buzi ubwami bw'Imana iyo bwaje ni ukuri koko byanze bikuzoza burahinduka imibereho irahinduka kandi ndetse n'aho umuntu ari hakagira gute hagahinduka ibyo ibiti bimubona ko mu by'ukuri urimo guhindura ubwami bw'Imana mubuzana hano ukagwira ukaguka Imana yamurisha reka dusome byakozwe n'intumwa murongo wa 10:25 w'igice cya 16 16:25 turaza gusoma n'imirongo gusa byashuwe njyanye n'intego y'iterambere cyanyu ngo cyacu harimo dusenga byakozwe n'intumwa 10 akangahe 6:20 ese turi kumwe yemwe turi kumwe reka tujyane hanyuma twumve dukomeze twumve n'indirimbo aravugitse ngo ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana izindi mbohe zirabumva arize wiki ariko mu gicuku Pawulo nande bagira gute barasenga hanyuma kandi baririmbira iki Imana izindi mbohe zigira gute ziramumva nimutaririmba ngo imbohe zumve muraba mwasendiwe n'ubusa ariko turaza kureba impamvu mbohe zumva genda biti byakozwe byahishuwe 22 byahishuwe 22:12 byahishuwe tusome byahishuwe Yohana ibice 22 handitse ngo iki haranditse ngo 12 haranditse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano
kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye yegeza gute yakoze Alpha na Omega wa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo amen dore ndaza kubanzanye ingororano babwiye ko ariyo mufite insanganyamatsiko mwese ijyanye no kugaruka kwa Yesu ibyo yemwe si umuntu agaruka byagenze gute aba yaragiye aba yaragize gute aba yaragiye se Yesu yaragiye aravuze uko mumubonye ni marayika wavuze abibwira abigishwa be aravuga uko mubonye agira gute agenda niko azagira gute azagaruka yego se barebaga hehe abigishwa be barebaga hasi barebaga hehe namwe ni murebe murimo muramureba uko mubonye agenda niko azagira gute azagaruka iki ese ubwo vuba kandi ubwo vuba n'ibyago reba nawe hashize imyaka ingahe Yesu yamaze mu isi imyaka 3 n'amezi amezi make cyane 3 n'igice kandi bahereye kubara duhereye ku ivuka rye sibyo kandi yatangiye kuvuga ubutumwa afite imyaka ingahe 12 mirongo ingahe fata imyaka rero 2020 n'ingahe kuri 30 n'ingahe vuba y'Imana rero si vuba yawe urwa mwabarira ibyo maze ntimuzarambirwe yego ntukajyorambirwa umwizera ntukajyorambirwa kugira gute umwizera kugira gute umwizera haleluya amen ntukajyorambirwa yewe mukobwa yewe musore yewe bagabo yewe babyeyi kozi b'Imana oh haleluya amen nimuzarambirwe kumwizera n'uwo kwizerwa ibihe byose uko yarari n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora ntajya ahinduka Yesu isi irahinduka abantu bagahinduka njye nahinduka nawe wahinduka ariko Yesu wacu ntajya ahinduka ko yarari n'uyu munsi niko ari twasomye Bibiliya hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 16 inkuru ya Paulo na Sila